Itangazo rya NESA mu gihe yashize umunsi umwe examini zitangiye ku banyeshuri bose bo mu gihugu. Mu by'ukuri mu gihembwe nyine cya mbere NESA irifuriza abanyeshuri bose amahirwe n'imigisha bari gukora examini, ndetse inabamenyesha amatangazo by'umwihariko areba abanyeshuri bose bari gukora kino kizamini. Ikintu cya mbere iramenyesha ko abanyeshuri bagomba gukora examini neza cyane, ntabwo bafite kugira ngo babashe kuba batsinda zino examini z'igihembwe nyine cya mbere. Mu by'ukuri zitegurwa n'abarimu ku rwego rw'ikigo nyine kugira ngo izo examini bazabashe kuzitsinda. Yibutsa abanyeshuri bose ko igihembwe cya mbere ari igihembwe nyine baba bagomba gukuramo amanota menshi cyane kugira ngo azabafashe no mu gihembwe cya kabiri bakuremo amanota menshi cyane, ku buryo mu gihembwe cya gatatu nyine bitazabagora cyane kugira ngo abashe kuba yakimuka ava mu mwaka umwe ajyamo mu wundi mwaka, kuko ngo bifasha nyine iyo utsize ngo kino gihembwe cya mbere ngo bigufasha kwimuka neza cyane ujya mu wundi mwaka, ku buryo igihembwe cya kabiri n'icya gatatu ngo bitazakugora cyane. Ndetse by'umwihariko NESA rero ikaba itangaje amatariki rero abanyeshuri nubwo nyine bazatahiraho bari gukora examini, ikaba itangaje amatariki abanyeshuri bazatahiraho bari gukoraho examini muri kino gihembwe cya mbere nyine igihe bazafungira. Ni itariki 19 z'ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka nyine turimo 2025 nibwo abanyeshuri bazafunga, by'umwihariko nyine abanyeshuri banyuma mu gihugu. Gusa ingendo zo ukuntu zipanze ntago NESA irazitangaza cyangwa se ntago irashira hanze ukuntu ngo abanyeshuri bazagenda bataha mu by'ukuri nyine mu byiciro nk'uko byari bisanzwe bimenyerewe ko abanyeshuri bataha mu byiciro. NESA yabashije gutangaza uko bazagenda bataha nyine, gusa nanone ivuga ko izashira hanze nyine igihe abanyeshuri bazagenda bataha nuko bazagenda batahiramo cyangwa se ibyiciro bazagenda batahamo, no ukuntu nyine ingendo muri make muri rusange zipanze. Gusa nanone NESA rero ikomeza ishishikariza abanyeshuri bose mu by'ukuri bari gukora examini cyangwa se mu gihe bazaba barafunze ko bazagomba gukomeza gahunda yo kwiga muri weekend cyangwa se mu gifungo kugira ngo bajye babasha kugenda nyine biga neza, kuko murabizi ko abanyeshuri iyo bamaje gufunga hari ibintu byinshi bigiramo mu gifungo, ndetse n'ibintu batabashije gusobanukirwa mu gifungo cyangwa se mu gihe bari kwiga babasha kuba babisobanukirwa mu gifungo. Niho ababonye umwanya wo kubaza mwarimu ibintu atumvishe neza bari kwiga kugira ngo azabashe kuba yajya mu gihembwe cya kabiri cyangwa se ikindi gihembwe gitegurwa nyine n'akarere by'umwihariko nyine CPR. Abanyeshuri barabashije gusobanukirwa neza ibintu byose uko byari bimeze, ndetse iyi gahunda nzamurabushobozi y'umunyeshuri NESA irongera ikayigarukaho cyane nyine imenyesha abo banyeshuri by'umwihariko kugira ngo iyi gahunda nzamurabushobozi y'umunyeshuri bajye bayikora neza kandi banayubahirize by'umwihariko, kuko ngo ifasha abanyeshuri cyangwa se umunyeshuri kuba yabasha gutsinda neza cyane, cyangwa se bikaba byatuma nyine abasha kwimuka ava mu mwaka umwe ajya mu wundi mwaka, kuko iyi gahunda nzamurabushobozi yamaje gufata inina cyane ko NESA yabishizemo imbaraga, cyangwa se Minisiteri y'Uburezi ikaba yabishizemo imbaraga cyane, aho wasangaga nyine abana bigaga ku wa gatandatu cyangwa se muri minsi isanzwe yo kwiga cyangwa se barafunze bagataha saa sita. Ariko kugeza kuri ubu ngubu nuko gahunda zahindutse cyangwa se n'ingamba NESA yashizeho izindi ngamba, cyangwa se Mineduc yashizeho izindi ngamba yuko abanyeshuri bagomba kujya bataha saa 9 bagafatira ifunguro ku ishuri saa sita kugira ngo babashe gukomeza kwiga, noneho babashe kuba bataha saa 9. Mu by'ukuri ni ibintu byiza cyane ababyeyi bishimiye cyane n'ababyeyi barabyishimiye cyangwa se abanyeshuri barabyishimiye, kuko ngo bifasha abanyeshuri kudagira nyine ukuntu urabona iyo bafunze ari ukuntu abana baba babonye umwanya wo kujya birirwa bazira cyangwa se badakora indi mirimo. Gusa mu by'ukuri ababyeyi bavuga ko ibi ari ibintu byiza cyane ngo bishe korohereza ababyeyi cyangwa se abanyeshuri ko bajya birinda nyine akajagari cyangwa se no kujya bazerera n'uburara bigiye bitandukanye, ko bizajya bituma abana bagenda ku ishuri bikabafasha kwiga mu by'ukuri. Ariko nanone iyi gahunda nzamurabushobozi ikaba ireba cyane abantu biga mu wa gatatu cyangwa se muri P6 ndetse na C6 kugira ngo babashe kuba bakiga bitegura neza na examini ya leta. Mu by'ukuri NESA ikomeza igenda inabashishikariza kuba bakiga neza bitegura examini ya leta, kuko ntago izaba ikomeye cyane ugereranyije ngo na examini zose ngo zagiye zitangwa. NESA ivuga ko rero ngo kino kizamini cyo ngo kizaba ngo cyoroshye cyane ku banyeshuri, ngo ikisabwa kari ukwiga cyane ngo bazabitsinde neza. Mu by'ukuri NESA ikomeza ivuga ko rero examen ngo itazaba igoranye cyane ugereranyije na examen zose mu by'ukuri zagiye zitangwa. Ngira ngo banabizire kugeza kuri ubu ngubu ko system yo kubazamo yamaje no guhinduka ku banyeshuri ndetse basanzwe bakora examen ya leta ugereranyije na imyaka yagiye irangira, ukuntu nyine abanyeshuri bagendaga babazwamo muri examen. Ngira ngo murabizi mu myaka yagiye ishira abanyeshuri babazwaga examen ibibazo byose ari ukubikora, ndetse nyine ibibazo byose ari kuva ku kibazo cya mbere kugera ku kibazo cya mbere cya nyuma ari ukugikora. Ariko kugeza kuri ubu ngubu rero nuko NESA yazanye ubundi buryo cyangwa se irindi bazwa nyine ukuntu abanyeshuri bazajya babazwamo ari uguhitamo nyine, cyangwa se multiple choice, choosing, kumacinga ndetse n'ibindi bintu byo guhitamo nyine kugira ngo abanyeshuri bitazajya bibagora, kuko byagiye bigaragara ko hari igihe abanyeshuri baba bari muri examen bari gukora examini ugasanga ngo bari kunanirwa cyane mu mutwe, ntibari gukora ibintu neza uko bigenza. Ni nayo mpamvu rero NESA yahinduye system n'ingamba zo kuba yateguramo abanyeshuri cyangwa se ukuntu izajya bateguramo examen, kuko ngo ni multiple
choice bazajya bakora, ndetse muri section B bagahitamo ibibazo bitatu byonyine cyangwa se ibibazo bine gusa, none akaba aribyo bakora, ariko ibindi bibazo section A ari uguhitamo gusa no gucuzinga, kugira ngo bijye bikomeza bifasha aba banyeshuri bari gukora kino kizamini cya leta bitabananije mu mutwe. Ndetse arikomeza yibutsa abanyeshuri bose bitegura kino kizamini cya leta kwiga cyane bashyizemo imbaraga kugira ngo bazabashe kwatambuka neza, nubwo hakiri igihe kirekire, ariko igomeza nyine ibibutsa ko bagomba kwitegura hakiri kare kugira ngo bazabashe gushika ku munsi wo gukora kizamini bariteguye neza cyane kandi barize by'umwihariko. Inabibutsa ko rero amanota yamaze kuzamuka nk'uko mumaje kubimenyera. Amanota yari asanzwe nyine abarwa nka diplome, murabizi ko mbere yari amanota 10 ariko ubu ngubu yamaje kuzamuka hiyongeraho amanota nyine menshi cyane. Ni amanota 50 umunyeshuri agomba kuba afite kugira ngo abashe kubona diplome ntajye gusibira, kuko munsi ya 50 uhita wongera ukajya gusibira. Ndetse n'abantu bose baba bimuka mu mwaka umwe bajya mu wundi mwaka, nabo rero ibibutsa ko bagomba kwiga cyane kugira ngo nabo babashe kwimuka babone ayo manota 50, kuko waba uri kuva mu mwaka umwe ujya mu wundi wimuka, cyangwa se uri abantu bari gukora bashaka diplome, cyangwa se bava mu wa gatatu bajya mu wa kane, n'abava muri primaire bajya mu wa mbere secondaire, bose amanota ni 50 n'ikigero kimwe. Na amanota fatizo n'amanota 50 ku muntu ugomba kuba watsinze, cyangwa se ugomba kubona passe akajya mu kindi cyiciro nyine kugira ngo cy'amanota meza nyine. Niyo mpamvu rero nesa rero ikomeza ibashishikariza inabibutsa kwiga cyane mu by'ukuri bashyizeho imbaraga kugira ngo icyo gihe cyose kizagere ibyo bintu byose barabihandurinze barize neza, kugira ngo nibakora examine mu by'ukuri bazabashe kubona passe bose neza, babashe kujya ku yandi marevo agiye atandukanye, kuko diplome kugeza kuri nguru amanota 50 kuzamura, murumva rero n'amanota menshi cyane, n'amanota rero ari hejuru. Gusaba kwiga we munyeshuri ugashyiramo imbaraga cyane kugira ngo rero nawe uzabashe kubona diplome ndetse ubashe kubona passe. Mu by'ukuri nibyo nesa iba ibifuriza ndetse inabibutsa nyine, ari nayo mpamvu rero ibibibukije cyangwa se ibamenyesheje kugira ngo hakiri kare kugira ngo mube mwitegura mu by'ukuri examine zizagende neza, kandi ngo examine ziroroshye ntimugire ngo ikibazo, examine muzazitsinda. Ndagushimiye twabanye kuva iyi video itangiye kugera irangiye, uri umuntu w'agaciro cyane, ariko nimba iyi video wayikunze kura like, utere comment ndetse unashiringe ku nshuti zawe kugira ngo nabashe kumenya aya makuru meza ndetse ibagiye itangaza. Ndetse iri ryari itangazo rya Nesa riba abanyeshuri bose bari mu gihugu ndetse bitegura gukora examine ya leta muri uyu mwaka 2026, ko ibamenyesha ko examine itazabikomeye cyane, ari ibisanzwe ugereranyije na examine zose zagiye zitangwa, ko examine itazaba igoranye ndetse ko nta bintu byo kugira ubwoba, ahubwo ko bugomba kwiga cyane kugira ngo mwitegure kugira ngo muzatsinde examine. Ndagusabye rero kora subscribe kuri channel yacu, ufungure inzogera kugira ukomeza kubana natwe mu zindi video tubategurira umunsi ku munsi, gatanu kuri gatanu. Nkwibutsa ko iyi channel ubwo nshobora gusangaho amakuru nkanga ya mu Rwanda abagezweho nyine by'umwihariko n'amatangazo ya Nesa, ni kuri iyi channel wajya ubisanga buri gihe by'umwihariko. Ndetse iyi video rero unatere like nyine, unatere comment, unasharinge ku nshuti zawe kugira ngo nabo babashe kumenya aya makuru. Ryari ryatangazo rero rya Nesa rireba abanyeshuri bose by'umwihariko, rikaba rireba n'abanyarwanda muri rusange bari mu gihugu cyangwa se bari hanze y'igihugu, nabo iri tangazo rirabareba.